Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Yesu nashimwe inshuti za gusengerwa bari ku migabane itandukanye y'isi. Tubashimiye uyu mwanya, mfashe umwanya wo kubashimira kandi murarikira no muri gukurikira kino kiganiro ijambo ry'Imana. Ndashimira cyane muri bitandukanye ari muri Imana mu mugisha. Ndashimira inshuti zanjye ziri muri Amerika, ndashimira inshuti zanjye ziri muri Canada, ndashimira inshuti zanjye ziri muri France, ndashimira inshuti za gusengerwa ziri muri East Africa, ziri mu Rwanda. Mwese Imana ibamugisha, abari mu Burundi, abari muri Congo, Imana ibamugisha. Ndashimira kandi n'ubundi muri kano kanya n'ubundi tugiye muri Imana. Hano turi kuri Amani niho turi. Inshuti za gusengerwa, ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe ngo ninde ukuzi. Ninde ukuzi kuruta abandi. Ndashaka ko tuganira iri jambo ninde ukuzi. Waba uzi umuntu ukuzi kurusha abandi bose? Reka dusenge. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko banye natwe muri uyu mwaka watambutse, tugushimiye kandi ko n'uyu mwaka nawe tuwugezemo amahoro. Turagushimiye, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye imirimo yawe myiza, tugushimiye kugenda ubana natwe muri byose. Nushimwe nuhabwe icyubahiro, kandi tugushimiye n'abakomeza gukurikira gusengerwa kugira ngo nabo ukomeze ubagure. Umuntu wese ukurikira gusengerwa habwe umugisha nawe, imbaraga n'amavuta bimubeho, umugisha w'Imana umubeho. Abadukurikira, abakora subscribe, abakora share, abakora comment, ndasabye umugisha w'Imana umubeho. Abadushyikira mu bitekerezo ndetse n'abadushyikira mu buryo bufatika bose, tubatiyeho umugisha w'Imana. Abaterankunga bagusengerwa aho bari ku isi hose, tubatiyeho umugisha w'Imana. Dusabiye umugisha kamera no turi imbere mu mugisha Mwami Yesu Kristo. Turavuze uyu mwanya ubana natwe muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Inshuti za gusengerwa, ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere ku murongo wa 4. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nakumenye. Ku murongo wa 4 na 5 rivuga ngo nakumenye ntarakurema. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyuma. Ndakwezi ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ijambo bivuga nakumenye ninde ukuzi. Abantu benshi bagira ubwoba bw'ibintu biriho, abantu bakagira ubwoba bw'amarosi, abandi bakagira ubwoba bwa karande, abandi bakagira ubwoba bw'ibigeragezo, abandi bakagira ubwoba bwo kuntu bazapfa, abandi bakagira ubwoba bw'ahazaza habo. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko hariho umuntu ukuzi. Hariho umuntu ukuzi, nta wundi ni Kristo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo ravuze ngo nakumenye ntarakurema. Nakumenye ntarakurema. Imana ishimwe, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Wumve, mama wakubyaye atari batari bamufiyansa na papa wawe ngo bafiyansanye babe abasheri. Imana yo yari ikuzi. Igitanga tukirabwira. Ibaze, mama wawe na papa wawe, papa watari yapanga umushinga ngo ajye kurambagiza mama wawe. Imana yo yari izi kuzaba. Ndafashe. Imana yari ikuzi, yari izi umushinga y'uko uzavuka.
batari bamenyana, batari barambagizanya, batari bakundana, batari babana, Imana yari ikuzi. Kuko ijambo riravuze ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Uzabisanga iri jambo uzasanga muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Nakumenye ntarakurema. Imana ishimwe. Nshuti yanjye wowe nkurikiye, nshuti ukunda Imana, hari ibintu byinshi bigutera ubwoba, hari ibintu byinshi bikwihebesha, hari ibintu byinshi bishobora gutuma urarurira, hari ibintu byinshi bishobora gusakuriza ukumva ndetse waniyahura. Ariko umva nkubwire, iri jambo navuze ngo nakumenye ntarakurema. Imana ishimwe, nakumenye ntarakurema. Impamvu uri gusakuza wikibagirwa ko hariho Imana yakumenye, hariho Imana izi impamvu ugeze muri uyu mwaka. Kuki ugeze muri uyu mwaka nuko hariho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Kuki utapfuye nuko hariho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kuki imodoka zitaguhitanye nuko hari yakuremye ikikuzigamye. Kuki se ya mahembe bakohereza kuki ataguhitanye nuko hariho Imana yakuremye ikikuzigamye. Kuki se babandi barara bacuragura n'injoro bagendagenda ku gipangu cyawe bagendagenda mu nzu kuki bataguhitanye nuko hariho Imana yakumenye batari bakumenye. Hayasini mandola. Kuki se batwaye imyenda bagaca n'inzara bagatwara baranoga bagatwara n'umusatsi bakikorera bagatwara na twamaze imbere bagatwara bafata n'imyenda bagatwara. Kuki se aho babijyanye bitaguhitanye nuko hari yakumenye. Enewe sinimo abo bose bakumenye vuba, hari yakumenye. Dewe kitamandola, hari yakumenye. Irakurema, irakumenya. Hari Imana yatumenye kera, hari Imana yatumenye kera, ibyo byose bitari byabaho, hari Imana yari ikuzi. Imana ishimwe. Umva, wowe urarurira wibagiwe umwami wawe, wibagiwe Imana yakumenye. Urarurira urifuza urupfu, reka sigaho. Hari Imana ifite umushinga, ibaza uburyo Imana yakumenye ikabika amagufa ikayabika mu nda, ikayabika ntumenye ahantu yabitse mu nda ya mama wawe, ikakubika. Uyu munsi ukaba ugeze mu myaka iyo ngiyo ufite nyine wowe nkurikiye, uyu munsi ukaba ukiriho. Reba inzobo wasimbutse, reba amagisida wasimbutse, reba amakuba wasimbutse, reba uburyo Imana yakurinze ugakura uri uruhinja, reba uburyo Imana yakurinze ntibagutera inzara ngo bagutera inzara ahangaha, amaraba yavanemo ntibakwice ngo upfe ugapfa ukazuka, ibibombe ntibiguturikane ukaba uriho ko sinimo, ukaba ugenda bikemera, bagatega amagisida ntaguhitane, bakohereza n'inkuba n'izikwice. Nuko hariho Imana yakumenye kera. Inshuti mungurikiye, dufite umwami w'abantu watumenye kera. Ariko iri jambo risobanura nakumenye ntarakurema. Ndajya nguhanurire nk'uko Umwuka w'Imana ntegetse, ngumenyeshe ko imbaraga zikurwanya uzitesha agaciro mu izina rya Kristo wa Nazareti. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe, nakumenye. Uravuga muri biro umugongo urakuriye, urapfuye, wabona udusimba tuzenda ku nzu ati ndapfuye, wabona utunyumonyobo tuje gufata agasukari ati barandoze. Oya, reba Imana yatumenye ihagarara isi n'ijuru.
ntabwo yakiriga ivuni kigiye kurwana n'utwo tuntu wabona imbe bitambuka ngo urapfuye wabona umusere banyutambuka ngo urapfuye wabona inyoni yigenda ngo urapfuye wabona akantu kose gatanga urapfuye wakumva nimba ari igikuba kuba gitambuka ngo urapfuye wakumva bya bindi birarabira nijoro ngo urapfuye wakumva injangwe irarize yabura yabuze ibyo kurya ngo urapfuye ibyo bintu ntabwo byahwana n'imbaraga z'umusaraba ntibyahwana n'imbaraga z'Imana data n'umwana n'umwuka wera kesha agaciro ibikurwanya Imana yakumenye kera igufiteho umugambi mwiza kandi ifite gahunda yo kuzahindura amateka ku buzima bwawe deko sinima 2021 utesha agaciro izo mbaraga uzitesha agaciro ngo imibi yaje myinshi ngo abazimu bahagurutse reka bose abazimu ngo imbeba ngo banteje imbeba nyinshi imbeba ngaho imbeba Imana yaraguye Imana zagwana imbeba guri binini zipfe Imana ishimwe ngo hari ibintu ngo hari ibinyomonyoma biri kuza byinshi cyane Imana yatume yego abarozi bazi gufinda bagafinda amarozi bagafinda iki ariko ntibahwana n'imbaraga z'umusaraba imbaraga zize twizeye Imana data yatanze umwana wayo Yesu imutangaho kutubera igitambo kugira ngo tubeho Imana ishimwe inshuti munkurikiye muri kano kanya inshuti zagusengarwa aha twicaye ndashaka kubwira ko hari Imana ikuze ndashaka kubwira ko Imana igufiteho umugambi mwiza kurusha uko abantu batekereza ndashaka kubwira ko ibikurwanya byose Imana igiye kuzabitesha agaciro muri uyu mwaka ndashaka kubwira ko Imana igufiteho umugambi urutaho abarozi bapanga ku buzima bwawe reka babwire iyo umubyeyi agiye kubyara ubwo najya ngo mbwira wowe uri gusakuza iyo umubyeyi agiye kubyara igise cyanyuma kiza ari karundura kiza giteye ubwoba aranaga akajya apfe birangiye ariko yamaze gucikira umwana akikiye umwana bamumurambitse hano mu gatuza yo aratangira agaseka uva nk'ubwire urusaku ufite n'ibigeragezo ufite uburyo biri kugenda bisimburana birashushanya igitangaza Imana igiye gukora imbere yawe hazaza hano hiki ntiwirwanire kandi kamubwira iyo ibigeragezo byabaye byinshi dayimoni ifite agakode ifungura mu mutwe w'umuntu ifite akantu ifungura ifite akavisi ifungura iyo umuntu agiye gusubizwa bantu mukurikiye gusengerwa bantu muri ku migabane itandukanye bantu muri Amerika bantu muri mu Rwanda bantu muri Kongo bantu muri mu Faransa bantu muri Uganda bantu muri Kenya ndagira ngo mubwire ko hagati yo kugira ngo usubizwe harimo urugamba rukomeye harimo amajwi menshi harimo urusaku harimo kukubitwa igise kikabusina imandura umva dayimoni yajibonye umuntu agiye gutabarwa yararwanishije ibiceri akarwanisha amahembe akarwanisha ibitega akarwanisha ibintu byose ukabitsinda dayimoni ikintu akora niki afungura akavisi mu mutwe w'umuntu k'ibitekerezo bibi umuntu agatangira gutekereza ngo iwanyu nta n'umwe ushaka iwanyu nta n'umwe ukora umuntu wese wize nta kazagira ko wacuruza wigeze wunguka ako ni akavisi k'ibitekerezo bika dayimoni yafunguye aka kavisi kajya iyo kafungutse umuntu ashobora gufata umwanzuro w'ubwe bwite akajya mu nzu agafata ikiziriko akazirika kuri parafu akimanika akibagirwa ko hariho Imana yamumenye kera imufiteho umugambi mwiza hafi y'akavisi kafungutse haba hari imbaraga z'Imana zigiye kuzatabara umuntu lele pala sika manodre hafi y'uwo mubabaro ufite hariho imbaraga z'Imana iyo kafungutse amajwi bakaba menshi ijwi ry'Imana rikaza ati mwana wanjye nzagutabara ibuka ibintu Imana yakubwiye akavisi kurushaho shitani ko ati ibyo yakubwiye se kana kako yahanuye nakana kagahanura wigeze usubizwa hari icyo wigeze ubona se birani igipini urasakuza ariko hafi yaho ngaho reko sita manura iyo nandi nkubwira shuti zagusenga Petero yaraye ijoro ryose aroba akabura ifi yari yashizeho ubuhanga bwose yari yashizeho imbaraga zishoboka zose
yari yashizeho ntako atari yagize ariko Yesu ahageze ibintu birahinduka kubera iki hari Imana yari imuzi kuva kera kose nubwo ifi zari zagiye mu bihe bikomeye umuntu cyamucanze yabuze hepfo no haruguru yatangiye kwiheba byamuyobeye Imana igihaguruka ninde ukuzi niko ijambo rivuga nakumenye narakurema uziko Yesu yahageze agasanga barimo baroza umuraga baratashe n'abarobyi bose byabacanze ngo bamara kuhagera Yesu akabwira ati sha munize ubwato kabisa abamuha ubwato ngo aricara atangira kubwiriza ku mazi atangiye kubwiriza Yesu yaranze ikibazo bafite nubwo batari bakizi Yesu yarakizi kuko Yesu arakuzi Imana izi ikibazo ufite bite Petero habaye ati mwigisha twakesheje ijoro tuboba nta kintu twafashe ijoro ryose nta kintu twafashe twabonye ariko nta kintu twagize tufata twagerageze ngo turobe tureko twabona ifi ntazo twabonye Yesu arabwira ati mutsureho ubwato gatoya batsuraho bagiye bararoba uwo ni Yesu wari ubikoze ntabwo ari imbaraga za Petero mwibuke Yosefu hari yari imuzi kera yamuhaye amasezerano ari kumwe na bene se bavukana imuha amasezerano imubwira ubutazakomera imubwira byose amateka azahinduka hafi y'igitangaza cyawe hari ibigeragezo byinshi byakuzaho bikakubuza amahoro bikakwereka yuko utazagera ku masezerano yawe ariko icyo Imana yavuganye nawe no kugikora izagisohoza nkwibutse ko yarara ahantu ibaze Yosefu yarara ahantu akomeye muri gereza ari kumwe n'imfungwa nta byiringiro muri gereza nta n'amashimwe nta n'umunezero uburi mu marira aho ngaho muri iyo curaburindi muri uwo mwijima Yosefu yicayemo yabonye Imana kuko hari Imana yari imuzi kera dekose hari Imana yari imuzi kera yisanze ageze ibwami yisanze batangiye kumushinga ubuyobozi kumuha imirimo yisanze bamushinze imari bamushinga ubutunzi ibintu byose ngo umwami amugabira kimwe cya kabiri cy'igihugu kukiyobora yari ari muri gereza kubera iki hari yari yaramumenye kera imuha amasezerano imubwira yuko ubuzima arimo buzahinduka akajya arota inzozi bene se amugira ishyari n'ibintu birebire hari Imana ikuzi kera ninde ukuzi wakwizera ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera undi muntu ukuzi wese yakumenya uyu munsi bitewe n'ukuri yakumenya bitewe n'aho wicaye yakumenya n'umwanya uhawe yakumenya n'agaciro bimaze gushiraho acakagenda ariko hari ukuzi mu bigeragezo hari ukuzi mu makuba hari ukuzi mu bukene hari ukuzi mu ntambara hari ukuzi waburaye hari ukuzi utariye hari ukuzi uriye hari ukuzi uriye n'imodoka hari ukuzi uri mu icuraro burindi hari Imana ikuzi nze kukubwira ngo hari Imana ikuzi kurusha uko abantu bakuzi hanyuma kwibutse ko hafi yo gusubizwa kwawe shitani afungura piyesi mu mutwe wawe yitwa urusaku urapfuye urabona icyo uzimarira urasebye hafi aho ngaho byabaye byinshi niba igitangaza cy'Imana kiri aha benshi iyo bageze baratsindwa bamwe bakagwa abandi bakiyahura abandi bagatuka Imana abandi bakayivamo ariko mva nkwibutse ko hari Imana yakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko Imana yari ikuzi ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga Imana inshuti zagusenga rwa abari ku migabane itandukanye y'isi abari muri Amerika abari mu Faransa abari mu Budage abari muri South Africa abari ingeri itandukanye ndashaka kuvuga ko ubwira shitani urishuka hari Imana yamenye kera hari Imana inzimwe mutari mwamenye inshuti zagusenga rwa ndajya nkubwire ngo wowe ukurikiye wongera usuzugura imbaraga zikurwanya zose usuzugura ibiguca intege usuzugura ibigusuzugura ubitesha agaciro kandi
ubibwire ko yakumenye kera ikikurindiye ko uyu munsi izahindura n'amateka ku buzima bwawe. Inshuti zagusenga rw'abari mudukurikiye aho twari turi hano kuri Amani, ndagira ngo dufatanye dusenga Imana, twinginga Imana, hanyuma ubwire shitani ngo warakererewe, hari Imana yamenye kera. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Tugushimiye ko watumenye kera, ibiturwanya, iminsi n'ibihe, ibigeragezo, intambara, amakuba, indwara z'ibyorezo za covid n'ibindi. Impamvu tudapfa nuko watumenye kera. Mwami Yesu Kristo, tugushimiye ko wagitumenya kera ukagenda ubana natwe. Nushimwe nabwo icyubahiro. Senge buri muntu wese ngo umuhe imbaraga no gukomera muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha abari bari ku ngana itandukanye. Imana ibaho umugisha abadukurikira gusengerwa mu gihugu cyacu. Imana ibaho umugisha kandi n'umuterankunga wacu ariwe hano kwa Amani. Imana ibaho umugisha babaduhaye tukicaranga tukavuza muri Imana. Imana ibaho umugisha kandi n'abadusengera mwese. Imana ibaho umugisha. Ciao, bye bye. Kiganiro nakagaruka.